Kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka bene data. Igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se cyamusi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye mu migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 3 Mata umwaka wa 2025 kuwa 4 iragira iti Yesu ni byose kumufite. Mbere ko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turirimbane indirimbo ya 205 mu ndirimbo zo gushimisha, niturangiza dusome ijambo ry'Imana.
reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 6 umurongo wa 8 tugeze ku 10. Haravuga ngo mu cyubahiro no mu buhemu, mu mugayo no mu ishimwe dutekerezwa ko turi abashukanyi ariko turi ab'ukuri. Dutekerezwa ko turi abatamenyekana nyamara turi birangirire, dusa n'abagiye gupfa ariko dore turi bazima, dusa n'abahanwa ariko ntitwicwa, dusa n'abababara ariko twishima iteka, dusa n'abakene nyamara dutungisha benshi, dusa n'abatagira icyo bafite nyamara dufite byose. Haleluya. Bimwe mu bintu bigora abantu benshi mu gufata ibyemezo cyangwa se imyanzuro bijyanye no gukizwa, ni icyemezo kijyanye no gutandukana n'ibikorwa runaka byabinjirizaga, byabahaga amafaranga mu buryo buhabanye n'ijambo ry'Imana. Bakifuza gutandukana no gucuruza urugero nk'ibiyobyabwenge, ubusambanyi, inzoga, itabi n'ibindi. Agatekereza ukuntu byamwinjirizaga, bagatekereza ukuntu byabinjirizaga, hanyuma bagahita bumva ko bazahita baba imburamikoro cyangwa se bagahomba, ko bazahita bakena, kandi nyamara ntibamenye ko ubukire bwa mbere ari ugutunga Yesu Kristo mu mitima. Hari abakunda kuvuga ngo abarokore, abasenga ngo n'imburamikoro, ngo no kwirirwa basenga, ngo nibo batagira ibyo bakora, ngo nibo batagira mbese ibyo bafite, kandi bakibagiza ko nyamara n'uwaguha gutunga iby'isi byose ariko akakwima ubugingo ntacyo nawe byakumarira. Ijambo ry'Imana ritubwira ko dukwiye kubanza gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose biba ari inyongezo. Byashoboka ko umukristo yagaragara rwose adatunze ibya mirenge, ariko muri we atunze amahoro arenze ibyo utunze ibya mirenge. Gukora ni ngombwa kugira ngo umuntu abeho, atere imbere, ariko kandi no gusenga ni ngombwa cyane, ni ngombwa rwose, kuko nibyo bidufasha guhora dukizwa. Hari abibwira ko abasenga ari imburamikoro ariko nyamara, cyangwa se ari bo bakene, kandi nyamara ari bo batungishije benshi. Amasengesho yabo burya atungisha benshi. Hari abibwira ko abasenga ari abapfafa, kandi nyamara burya nibo bazima. Dukwiye gukora kandi tukanasenga cyane. Bene data, nubwo twagaragara dusa nkaho ntacyo dufite, ariko ku Mana burya tuba tugifite, kuko tuba turi ab'agaciro. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza. Amena. Mwari kumwe na none na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Gakombe, mushumba mukuru w'itorero The Evangelical Calvary Church of Rwanda. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye ko uri byose muri byose, turagushimiye ko uri Imana y'amahoro, turagushimiye ko ugufite abafite byose, turagushimiye ko Yesu kugutunga umuntu aba atunze ubutunzi butagereranywa. Tugire neza, ukomeze kudufasha, uduhe gukomera, kandi dukomeze no gukomeza n'abandi. Nuriya nawe utinya gufata icyemezo, Mwami umuha imbaraga zo gutandukana na biriya, nawe amenye neza ko ugufite aba afite byose. Urakoze, urakarama, bana natwe muri byose, ni mu izina ryawe rya Yesu Kristo tubisenze. Amena. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data, mbifuje kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom, ndabakunda.